Isi ya none magingaya yabaye nk'umudugudu neza ikoranabuhanga rimaze kudutwara aho namwe basigaye birukanwa ku kazi kubera gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Iyi ni Story House nge Diane Mahirwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twakwitwara muri iyi si y'iterambere. Ese ni gute dukwiye kwitwara muri iyi si ya murandasi? Ikaze mu kanya gato tujya mu kiganiro mu buryo burambuye. Ibyorezo si bishya muri isi yacu. Igitangaje kandi gituma COVID-19 igaragara nk'aho itandukanye n'ibindi byorezo byabayeho ku isi nuko yabayeho mu gihe isi yari ifite itumanaho rihambaye ndetse abayituye bose wagira ngo batuye mu mudugudu umwe. Ku rundi ruhande mu gihe ubuzima twari tumenyeye kubamo busa nk'ubwahindutse bitewe n'iki cyorezo, abenshi bahinduye amaso bayerekeza ku ikoranabuhanga na murandasi internet. Kuva ku bato kugeza ku bakuru, ubu ibikorwa byinshi bisigaye bikorwa hifashishijwe murandasi mu buryo buteye imbere cyane tutashoboraga kwiyumvisha mu myaka mike ishize. Ubu aho kugira ngo umuntu yicarane n'inshuti n'umuryango imbona nkubone, aho baganira kandi bagahuza urugwiro, bahurira ku mbuga nkoranyambaga ndetse bakaganira bifashishije ikoranabuhanga rya video. Bitandukanye na mbere ya COVID-19, aba bantu bari gukorera mu rugo bagakurikirana amasomo, bakaruhuka ndetse bakanakora ibindi bikorwa bitandukanye byose kubera murandasi n'ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone na mudasobwa bisigaye biboneka mu buryo bworoshye. Gusa nabyera ngo de kuko uko turushaho gukenera no gukoresha ikoranabuhanga cyane niko ibyago bikomokaho birushaho kwiyongera. Uko imibare y'abakoresha murandasi irushaho kwiyongera niko abayikoresha mu gukora ibyaha n'ihohoterwa barushaho kubona uburyo bushya bwo kuturiganya, kutwiba ndetse no kutugirira nabi. Ariko se dusubije amaso inyuma, twaba tumaze kumenyera ibyo byago byose ku buryo twumva nta ngaruka zikomeye byatugiraho. Mu gihe nta bukangurambaga bubayeho, twese dushobora kugerwaho n'izo ngaruka kandi nawe urabibona umunsi ku munsi. Bishobora kutugiraho ingaruka zinyuranye zirimo kubangamirwa, uburakari, agahinda gakabije, kumva wanze abantu ndetse rimwe na rimwe ukaba wanagambirira kwigirira nabi, bishobora no gutuma wiyahura. Gusa ku bw'amahirwe hari imiryango igenda ivuka hirya no hino ku isi igamije kudufasha kumenya ibyo byago ndetse n'uburyo bwo kubyirinda. Umwe muri iyo miryango witwa Get Safe Online Rwanda. Abantu benshi bakoresha murandasi nibumva ubushobozi bw'ingaruka ishobora kubagiraho. Abenshi nibumva ko iyo ukanze buto cyangwa kakamenyetso ko kohereza ubutumwa, ifoto cyangwa ubutumwa wohereje buba bugiye ku isi hose kandi umuntu akaba yabufata akabuhindura cyangwa akabukwirakwiza ahandi kure, ku buryo uramutse ushatse ko buvaho nk'igihe ukuze ariko ugasanga ibyo wakoze ukiri muto nibifututse bishobora kukugora gukuraho bwa butumwa. Uretse no kuba bakoresha bacu aho dushobora kuzashaka ndetse n'imiryango yacu bashobora kubona ibyo dukorera kuri murandasi, abakoreraho ibyaha nabo bashobora gukusanya amakuru yacu bakayifashisha bakadukorera uburiganya, batwiba cyangwa se badutera ubwoba bugamije inyungu runaka. Kuri iyi ngingo abantu benshi bakunze kwibeshya no gutekereza ko uburiganya bwo kuri murandasi bukorerwa abandi bantu gusa, bakishyiramo ko bo bitabatera. Gusa ibi ni ukwibeshya nawe byakugeraho. Umuntu wese udafashe ingamba zifatika zo kwirinda abashobora kugira ibyago birimo kuriganwa, kandi imibare yerekana ko ibi byaha biri kwiyongera hano mu gihugu cyacu mu Rwanda. Nko kuva muri Mutarama kugera muri Nzeri 2020, abantu 141 bakorewe ibikorwa by'uburiganya bikorerwa kuri murandasi, kandi ibyo bikorwa byari bigamije kwiba miliyoni zisaga 371. Miliyoni 89 zaragarujwe, naho arenga miliyoni 280 aribwa, ba nyirayo barahomba burundu. Dore uko rero ubujura bwo kuri murandasi bukorwa. Muri bimwe mu byaha bikorwa kuri murandasi byagaragaye cyane mu mwaka 2020 harimo gushuka abantu hagamijwe kubiba amakuru. Ibi bikorwa binyuze mu kubohereza ubutumwa bwa email bushukana, kwifashisha amagambo y'ibanga, password udafite ibanga, ndetse n'ubujura bwifashisha sim card. Imibare itangwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko mu mezi 3 u Rwanda rwamaze muri gahunda ya guma mu rugo, ibyaha bikorerwa kuri murandasi byiyongeye ku buryo amafaranga yabigendeyemo yiyongera ku kigero cya 72%. Bamwe mu bantu bakorerwa ibyaha bakunda kubihisha bitewe nuko bakeka ko biteye ipfunwe, kandi ibi bituma ikibazo kirushaho gukomera. Kugira ngo ubeho utekanye, ukwiriye kugabanya ingano y'amakuru yawe bwite ushyira kuri murandasi, arimo amatariki y'amavuko yawe, adresse, amafoto adasanzwe ndetse n'ibitekerezo byawe, cyane cyane ibishobora gukurura impaka muri rubanda. Mu gihe ugize inkomanga ku mutima mbere yo gushyira ikintu kuri murandasi, ukwiye kubanza
kugitekerezaho kabiri, byaba ngombwa ukaba uretse kubishyira hanze ukabanza kureba ingaruka byakugiraho ku buryo utazabyicuza. Niba kandi ugize ibyago byo gukorerwa uburiganya, si byiza kubihisha, ahubwo ni ngombwa kubimenyesha inzego zibishinzwe no kuburira abandi. Mu gihe abantu bahugijwe n'akababaro n'ubwoba baterwa n'iki cyorezo, abakora ibikorwa by'ubujura kuri murandasi babonye urwaho rwo kwibasira abayikoresha, kandi abakorerwa iri hohoterwa bahura n'ingaruka z'uburyo butari bumwe. Ibikorwa by'ihohoterwa bishobora kubamo kohererezwa ubutumwa buteye isoni cyangwa bw'iterabwoba, gushyira kuri murandasi amafoto cyangwa video biteye isoni, guteshwa umutwe binyuze mu kohererezwa ubutumwa bwisukiranya, gukwiza ibihuha no guhabwa amakuru atariyo, ndetse n'ibindi byinshi. Dore uko rero wakwirinda ibyago bishobora guterwa na murandasi. Mu gihe uri gukoresha murandasi, hari ingamba zikwiye gufatwa mu rwego rwo kwirinda ko ingaruka zayo zishobora kukugeraho. Icyambere ni uko utagomba gushyira ibintu kuri murandasi utabwira umuntu mu buzima busanzwe. Bivuze ko mu gihe ufite amabanga akomeye murandasi, siho hantu heza ho kubika amakuru y'ibanga, kuko ibyago by'uko wakwibwa cyangwa ugahindurwa biba biri hejuru. Ikindi ni uko mu gihe ubonye ibikorwa bitagushimishije ndetse ukabona bimeze nk'ihohoterwa, ni ngombwa ko umuntu abimenyesha inzego zirimo iz'umutekano ndetse n'inshuti ze kugira ngo agirwe inama muri rusange. Ikindi ni uko ari ngombwa guhagarika kubloka ibikorwa n'ubutumwa ubona utishimiye. Ni ngombwa kandi kumenyesha urubuga uri gukoresha ko hari ibintu utari kwishimira kugira ngo bikorweho iperereza. Ibi kandi bigomba kumenyeshwa abandi bantu barimo polisi n'abakuri hafi. Ni mu gihe kandi n'abantu bakoresha telefone mu koherezanya amafaranga, ni ngombwa kwitonda kohereza amafaranga ku bantu utizeye, ukabanza kugenzura no gukora amasuzuma ashobora kukwereka niba uwo muntu ugiye kohereza amafaranga ari ukwiye koko. Kimwe mu bintu dukwiye guha agaciro kidakunze guhabwa agaciro ni uguteza imbere umuco wo kuganira ku mutekano wa kuri murandasi. Reka tujye tuganira ku mbuga dusura, ku bantu tuvugana nabo kuri murandasi, ndetse no ku buriganya dukorerwa. Umutekano wo kuri murandasi uhera kuri wowe. Igihe wumva nta muntu wabwira ibyo ugiye gushyira kuri murandasi, ni ngombwa kubireka kugira ngo ukomeze urinde umutekano wawe. Kandi ni byiza ko niba ukoresha WhatsApp, ukoresha Instagram, ukoresha Facebook, ukoresha Twitter n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ukwiye gushyiramo umubare w'ibanga kugira ngo ujye ubasha kuwinjiramo we gusa, dore ko no muri iyi minsi hasigaye haraje abantu bibaza WhatsApp bakaba bakandikira zimwe mu nshuti zawe bakazaka amafaranga abazikari wowe. Ni ngombwa rero kugira amakenga ukamenya neza niba ufite umubare w'ibanga cyangwa andi magambo y'ibanga ukoresha wowe wenyine bwite ku giti cyawe uzi, kugira ngo hatazagira ukwinjirana ndetse nawe ukazagira ibyago ukibwa bikorewe kuri murandasi. Rero ni byiza ko wicara ukajya uganira n'inshuti zawe uburyo mukwiye kwirindira umutekano w'ibikorerwa kuri murandasi. Ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Njye na Lidiane Mahirwe, kandi nkwisabire kanda subscribe ndetse wibuke no gusangiza inshuti zawe kino kiganiro wumvishe, kugira ngo nabo bajye birinda ibitari byiza bikunze gukorerwa kuri murandasi.